Twongeye kubasuhuza nshuti bene data, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha aho muherereye, Imana ibahe umugisha cyane kandi ibegere, ibahe n'ibyo muyisaba. Twongeye kubasuhuza rero tubegera cyane, uyu ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana kuri uyu murongo w'ivugabutumwa, umurongo twafunguye kugira ngo tujye twumva ijambo ry'Imana, tujye twumva inkuru z'isanamitima, twumve ubuhamya ndetse twumve n'ijambo ry'Imana. Rero tubahaye ikaze abari mu bihugu bitandukanye, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turabasuhuje cyane, no mu ntara zigize iki gihugu turabasuhuje cyane, dusuhuje abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batwereka ko badukurikiye, abari mu gihugu cy'Ubufaransa, abari mu gihugu cya Suwede, ni ukuri Imana ibahe umugisha cyane. Imana ibahe umugisha. Rero tugiye kumva ijambo ry'Imana, niturangiza kumva ijambo ry'Imana turasenga, dusengere n'imitima y'abantu kugira ngo baryakire. Reka tube dusenge kugira ngo rero twumve ijambo ry'Imana n'icyo Imana dushyize ku mutima. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, urera kandi urakomeye kandi uratunganye, twongeye gushima cyane, wongeye kuduha umwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Ijambo ryawe riturusha ubunini, riturusha n'ubukure, ariko Uwiteka mwami nyir'icyubahiro, nkundira nkubere umukozi, nkuvuge kugira ngo Uwiteka mwami nyir'icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru, ntaba ari twe, ahubwo ari wowe ushyirwa hejuru. Urakoze nyakubahwa Imana, tugusenze twizeye mu izina ryawe ryera, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rero, tugiye gusoma muri Yeremiya 33, turasoma umurongo wa 3, haranditse ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya, amen. Ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Twongere dusome muri Ezekiyeli igice umutwe wa 36 umurongo wa 15. Umutwe wa 36 umurongo wa 15 haranditse ngo sinshaka kongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo. N'ubwoko bwawe ntuzongere kubusitaza ukundi, niko umwami Uwiteka avuga, amen. Aya ni amagambo abiri dusomye muri Yeremiya ndetse no muri Ezekiyeli. Insanganyamatsiko yacu cyangwa teme yacu iravuga hejuru yo gutabaza Imana uhindurirwa amateka. Tabaza Imana uhindurirwa amateka. Gutabaza Imana cyangwa gutabaza muri rusange, ntushobora gutabaza udakeneye ubutabazi. Utabaza Imana igihe uri mu byago cyangwa uri mu makuba, nibwo umuntu atabaza, ariko ntushobora gutabaza udafite ingorane cyangwa udafite ikintu kikwirukankana. Niyo mpamvu iyi teme twavuze ngo twayise ngo tabaza Imana uhindurirwe amateka. Hari uburyo abantu batabaza abantu kubera ko babumva, kubera ko wenda bafite icyo bapfana, kubera ko muziranye, umuntu akagutabaza ukaba wamukemurira ikibazo. Ariko hari n'abandi batabaza Imana ntibatabaze abantu. Ibyo ni ibintu bibaho, kuba watabaza Imana ntutabaze amaboko y'abantu. Aba nibo ngiye kuvugaho. Abatabaza amaboko y'abantu, namwe abantu bakabatabara, ni uko ari igihe cyanyu. Ariko ntitwirengagiza ko hanze mu misozi hanze hari abantu basenga, bagasenga Imana by'ukuri, ariko amaboko y'abantu yarabarekuye. Niyo mpamvu nazanye ijambo rivuga ngo tabaza Imana uhindurirwe amateka. Niyo mpamvu iyo watabaje Imana ukamenya Imana, n'igihe cyawe kirahinduka.
igihe cyawe gihinduka kibi mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka uba ufite ibihe byiza. Abantu benshi batabaza Imana barabizi. Ushobora kugira igihe kibi mu buryo bw'umubiri, ukabaho uri umukene wigendera, ukabaho nta n'imyenda ufite, nta rukweto ufite, urimo utabaza Imana. Icyo gihe ba bandi b'abanyamubiri iyo bakurebye, bakurebera mu bihe urimo. Ntabwo bashobora kwemera ko Imana iri kumwe nawe uri gutabaza Imana. Icyo gihe iyo abanyamubiri bakubonye, iyo wize ukaza wiruka mu misozi ufite Bibiliya, babyita kuvangirwa, waravangiwe cyangwa se wabuze ubwenge. Ni ukuvuga ngo hari abantu Imana, nkunda kuvuga ishuri ry'Imana cyane, ni naryo nzatindaho ko abantu benshi ntabwo basobanukirwa ishuri ry'Imana, kuko Imana yigisha uko ishaka kandi ikakwigisha bitewe n'ikizagukoresha. Ndavugana n'abantu bari mu butayu basenga Imana amanywa na nijoro, kubera Imana yabashyize muri place yabo. Imana yagushyize aho ibizi, Imana yagushyize aho izi ko wize, Imana yagushyize mu butayu izi ko ukeneye kwambara ukabaho ukarya, ariko w'Imana mwavuganye, ndagusabye ngo uyigirire icyizere, witinya ubutayu, wihagarika gutabaza Imana. Ubutayu iyo umuntu abugezemo ugenda wenyine, ntabwo Imana iguhamagarana na runaka ngo ujyana n'umugore wawe cyangwa ujyane na runaka, wowe uragenda iyo Imana ivuganye nawe. Hari abantu amaboko y'abantu yarekuye, amaboko y'abavandimwe akakurekura, amaboko y'umuryango akakurekura akakuvaho, inshuti zikagenda. Niba nta ruhare wabigizemo, tabaza Imana. Yiga gutabaza Imana, kuko Imana ifite byose. Hari icyo Imana ishaka kukwereka. Yozefu, Imana cyangwa se abona inzozi z'umwuka zimwereka ko azaba umuntu ukomeye, bene se bakamwikubita imbere, bene se arotorera inzozi yabonye, bene se barabimenya, ishyari riraza, bene se baramwanga, amaboko y'abantu aramurekura, ariko amaboko y'Imana aramufata. Iyo amaboko y'abantu akurekuye, ntibivuze ko amaboko y'Imana akuvuyeho, oya. Hari igihe abantu bakurekura ukagira ngo ijuru rikuguyeho cyangwa ntuzongera kubaho. Umuntu abaho uko Imana ibishaka, ntabwo umuntu abaho uko abishaka. Ntuzatungurwe no kubona abantu barahiriwe bameze neza, ni igihe cyabo, kuko Imana iyo igiye kugusubiza wowe ihindura ibihe, kandi iyo ngo ihinduye ibihe abantu bose barakugarukira. Iyo Imana ihinduye ibihe ifata bya bihe bya kera by'uko wari umukene ikakugira umukire. Nk'uko kera natwe tukiri abana muri 2020 mu 2000 gutyo cyangwa 2003, hari abantu tuzi bari abakire ubu bakennye, hari abo tuzi bari bakennye ubu barakize. Rero Imana ihindura ibihe, ntabwo umuntu abayeho nk'uko abishaka, nk'uko abanyamubiri babitekereza. Niyo mpamvu nkubwiye ngo tabaza Imana uhindurirwe amateka. Hari abakristu benshi nabonye, iyo turi mu butayu tujya gusenga, Imana ikagufata ikakujyana mu butayu,
hari icyo iba igiye kukwigisha. Hakaba igihe Imana ikubwiye ngo va mu butayu, va mu ishyamba aho usengera, ujye aho nzakubwira. Iyo mesaje abantu benshi barayifite, bayibwiwe n'Imana ibabwira ko itabashaka gusengera ahantu mu bihuru, bamwe na bamwe. Ariko abatarayibonye mukomeze mutabaze Imana. Iyo Imana ivuganye nawe ikakubwira ati haguruka uva aha hantu, ukanga, uba uri kugwiza ubutayu. Kuko ikibazo tugira, abahanuzi bariho bumva ijwi ry'Imana, ariko hari ibintu bibiri, hari kumva Imana, hari no kuyumvira. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye, kumva Imana ndetse no kuyumvira. Niwumva Imana ukagerekaho kuyumvira, uzatabaza Imana iguhindurira amateka. Ikindi nabonye, hari amasengesho dusenga arwanya ubushake bw'Imana tutabizi. Imana itubabarire cyane kuko arahari. Hari amasengesho dusenga arwanya ubushake bw'Imana. Niba Imana yaragucishije mu ishuri, uri mu ishuri ry'Imana, nta muntu ujya usengera ishuri ry'Imana ngo riveho. Ishuri ry'Imana urivamo rirangiye iby'Imana yateganya kukwigisha, ibirangiye ikabona kugusubiza. Nta muntu usengera ishuri ry'Imana ngo ubwo wabuze akazi, ubwo bakwirukanye ku kazi, wagera mu rugo ukabona ubuzayo ubukode, inzara ikakurya, bamwe ati senga Imana iguhe ibyo kurya, ariko ntuzi neza ko iyo nzira ari Imana yatangije kugira ngo ikugereho. Aburahamu, Imana imubwira ngo ave mu gihugu cy'iwabo ajye mu gihugu cy'Imana izamwereka. Aburahamu ikintu cya mbere yabonye, yemeye kugenda, Imana imubwira ngo izamuha umugisha. Ikintu cya mbere yahuye nacyo cy'ikigeragezo, yahuye n'inzara. Ngaho gereranya inzara n'umugisha Imana yamubwiye. Aburahamu ntiyari gusenga ngo iyo nzara iveho, kubera ko Imana rero yamujyanye mu butayu. Hari uburyo rero dusenga amasengesho arwanya ubushake bw'Imana tutabizi. Imana igushyize mu ishuri, ariko mu gushyira mu ishuri nizi inzira izakunyuzamo kugira ngo kugeza igihe uzuzurizwa imbaraga. Ugahita useka ukavuga ati Mana, ubundi ni wowe cyangwa iyo ugeze ahantu ho gushidikanya, jya ugerageza utabaza Imana. Nshuti bene data, abantu bari mu butayu baba bababaye cyane pe, bikomeye cyane. Ariko hari amasengesho amwe n'amwe dusenga turwanya ubushake bw'Imana, kandi ntacyo yayikoraho. Ahubwo kuba mu butayu neza, kuba mu bigeragezo neza, gutabaza Imana kwiza ni ugusenga Imana uyisaba imbaraga zo guca mu bigeragezo, kuko ibigeragezo Imana ntizabikuraho. Ishuri Imana izakwigisha rizajyana n'ibigeragezo, kandi ibyo bigeragezo nibyo bizaguhesha intsinzi. Abantu bari mu butayu cyangwa se banyuze mu butayu, muba mufite amajwi y'Imana mwumvishe, muba mufite abantu babahanuriye benshi, ariko ndakwinginze utabaza Imana. Iri jambo twasomye ryo muri Yeremiya 33, umutwe wa 33 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3, ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Imbere yawe hari ibiruhije byinshi, ariko ntabaza ndagutabara. Ntibishatse kuvuga ko gutabarwa n'Imana niba ari ibintu biruhije utamenya, uzabinyuramo, ariko Imana izabikugeza, nta na kimwe kizakwica. Mbibutsa ko ishuri ry'Imana, Imana iguha ishuri cyangwa se ikwigisha ishuri bitewe n'ikizagukoresha. Nkunda kuvuga iri jambo,
ariko nusenga usaba imbaraga zo kunyura mu bigeragezo bizaza, uzagera ku butsinzi. Ariko nusenga uvuga ati ibi bigeragezo bivo, ntabwo bizava ari kuzabinyura, ariko Imana izakurinda. Tabaza Imana uhindurirwe amateka. Niyo mpamvu iyo tugenda ukabona ba runaka bambaye neza, wibareba, wowe rebana n'Imana yawe, kuko Imana irasubiza. Twasomye ijambo nanone riri muri Ezekiyeli umutwe wa 36 umurongo wa 15, ngo sinshaka kongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo, n'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi, niko Umwami Uwiteka avuga. Gatunyure muri iri jambo gato. Sinshaka kongera kumva abanyamahanga bagutuka ukundi. Muri make abanyamahanga ni bande? N'aba bantu batugerageza. Niba Imana yaranangiye imitima yabo imbere yacu bakatugerageza kugira ngo tugere ku gipimo, wafata Bibiliya ugiye gusenga ukabona ntiwumvikana nabo, nta na rimwe Imana niguhamagara uzumvikana n'abantu, nta na rimwe, kuko muzajya mugongana. Niba Imana iguhamagaye mu muryango uri umwe, ntabwo uzahuza nabo, kuko wowe ufite amaso, ufite aho ureba, ufite sixième sens, ufite indi sanse wumviramo ibintu bo ntibabyumve, ufite urundi rurimi uvuga bo batazi. Niyo mpamvu muzabusanya. Ngo sinshaka kongera kumva abanyamahanga bagutuka. Abo bose bagusebeje, amagambo bakuvuzeho, ibyo bakubeshyeye, ibyo ari byo bakwaturiyeho, ibyo bavuze byose, ngo sinshaka kongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo. Abafite isezerano ryo kubyara batarabyara kandi barashatse, ndagira ngo mbabwire nti icyo ni ikigeragezo kinakomeye cyane. Ni ikigeragezo ugiramo abantu bakakuvuga, ni ikigeragezo winjiramo abantu bakavuga se byagenze bite, ninde urwaye? Kumbi nturwaye, ahubwo ni isezerano ry'Imana. Hari n'ikindi kigeragezo nkunda kuvuga cy'abantu batinze gushaka. Niba utarabigizemo uruhare, iringiriye Imana yonyine, nurangiza usenge uyitabaze kongera imbaraga zo kunyura muri iki kigeragezo, izagutabara. Tabaza Imana uhindurirwe amateka. Njyewe natabaza Imana ikanyumva, nawe watabaza Imana ikakumva, kandi aho hose Imana yakuba nshuti muvandimwe. Ngira ngo muri Zaburi ya 30 umurongo wa 6, Zaburi ya 30 umurongo wa 6 niho havuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya impundu zikavuga. Kurira kwararira umuntu, bwacya impundu zikavuga. Niyo mpamvu amarira warize n'ingendo zose wakoze, ntabwo Imana izazipfusha ubusa, ahubwo Imana izaguha imigisha bijyanye n'ishuri wize, bijyanye n'inzira yakunyurijemo. Fata ibigeragezo byawe, ibyo wanyuzemo, urebe uburemere bwabyo, nurangiza ubivunjemo imigisha, niko umugisha w'Imana ureshya. Fata ikigeragezo cyawe uko kingana,
ibigeragezo ni byinshi, aho wanyuze simpazi, ufite aho wanyuze, wabaye imfubyi, wabaye umupfakazi, uri mu buzima butari bwiza, ariko fata ikigeragezo cyawe uko kingana ukivunjemo imigisha, kuko imbaraga z'umugisha zizaza ziruta ibigeragezo wanyuzemo, kuko Imana izaguhoza kandi iguhe n'impozamarira, izagutegera kubera ko ariyo yagukereje. Niyo mpamvu nzanye iri jambo rivuga ngo tabaza Imana ngo iguhindurire amateka. Kadusome irindi jambo rimwe naryo turisobanureho gato tubone gusenga. Muri Zaburi ya 90 umurongo wa 15 haranditse ngo utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twabonyemo ibyago, amen. Wowe n'umutima wawe, wowe aho uherereye hose, ndashaka kugira ngo dusengere muri iri jambo. Utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twabonyemo ibyago, amen. Zamura kwizera kwawe, usaba Imana imbaraga, uyibwire uti iyi Yeriko iri imbere yanjye ndayirambiwe, ibi bigeragezo biri imbere yanjye ndabirambiwe, ubushomeri buri imbere yanjye ndaburambiwe. Uvuge, watura amagambo kuri ibyo bintu byose. Tugiye gusenga, zamura ukwizera kwawe uherereye, sinzi aho uherereye aho ariho, ariko turasengana mu izina rya Yesu Kristo, kandi Imana irabongera imbaraga. Uwiteka nyir'icyubahiro, Uwiteka Mana nziza, uri Imana ikiranuka, uri Imana itegeka. Turasenze Uwiteka nyir'icyubahiro aba bene data aho baherereye ku isi yose, wowe urabazi simbazi, ni wowe uzi inzira ubanyuzamo, yewe sinyizi, ariko Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, twaje kugutabaza kugira ngo twambike imbaraga zitunyuza muri ibi bigeragezo. Twabonye benshi wahinduriye amateka bavuza impundu. Hana wamuhinduriye amateka avugiriza impundu imbere ya Penina. Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, reka aba bantu bavugiriza induru, umunsi umwe bazabavugiriza impundu. Kubw'ubushake bwawe n'imbaraga zawe, wowe kwifuza kutugirira neza ndetse no kudukoresha, utunyuza muri byinshi kugira ngo twige. Urakoze Mwami nyir'icyubahiro, Mana ikiranuka. Dusengeye aba bene data badafite abana, batarabyara kandi bo barasezeranye imbere yawe, bafite isezerano ryo kubyara. Dusengeye kandi n'abategereje isezerano ry'urushako, wowe musore cyangwa inkumi utegereze igihe cy'Imana. Igihe cy'Imana kizagera, igihe cy'Imana kimara igihe kinini, ariko duhe kwihangana no gukomera, duhe kwizera, twongere ukwizera, uduhe kunesha imbere y'ababisha bacu. Urakoze Data mwiza, tugusenze twizeye mu izina ryawe ryera, amen.